Okay, yes, mu gihe turimo turatembera turimo tugenda tureba bamwe mu byamamare bitabiriye MTN Iwacu na Muzika Festival mwaka 2025 ni Musanze navuga ko ariho yatangiriye ndetse zakomeza no hirya no hino mu gihugu nibwo duhuye na Josiane Mwiseneza mwamenye nka Miss Popularity ariko uyu munsi wa none asa nk'ari umuntu utakigaragara muri media cyane uyu munsi rero nibwo tugiye kuganira kugira ngo twumve amakuru twumve impumeko ye twumve uburyo ari kuvuga uyu munsi wa none Josiane ndakwakiriye. Yego murakoze. Umeze neza? Yego meze neza. Wambaye neza pe. Urakoze. Ni umugisha utagisha kuba tugufite uyu munsi wa none. Merci. Amakuru y'iminsi ni meza. Josiane rashize igihe kinini tutakubona kuri kamera cyangwa se tutakubona muri public byagenze bite wagiye? Basundi ubwo mumbonye mute? Ubu ngubu ni ariko se ntekereza ko tuba tukubonye ubu umeze nka kwa kundi ngo Bikira Mariya ngo yatunguranye ngatwite rero natwe turatunguranye Uwiteka aduhaye Miss wacu umuhesheje umugisha ubu na n'ubu oya njere kagitetse icyo kibazo ari kumbaza sinzi niba nanacyumvishe neza ariko nago nyikunda kamera pe ubwo numva nago nari nzi ko hari media nje nzi ko nyine nje nsohotse gusa ngiye gukora mbona zose zirahari ubwo ndumirwa sohokera muri stade. Josiane ni Iwacu na Muzika Festival yabereye i Musanze kuba wayijemo nuko wari uri Musanze n'ubundi bigata bihurirana cyangwa wari uturutse igane muri je kwireba? Bona ari ndi Musanze rero bama invitation hari umuntu ukora kuri RBA arambwira atari kuribuka ko dufite map uyu munsi nuko kuza rero arya shize igihe kingana gute wimutse? Nimutse wimukiye Musanze? Oya i Musanze nge ntabwo ngo nukuhimukira na hantu nkunda cyane na hantu nkunda kubona opportunity zitandukanye igihe kijya kigeraho nkahaza ariko ngo njya nkataha Kigali. Wari uri Musanze muri byo bigiye bitandukanye nibanga? Ibo nikiraka cyane nikiraka narindimo mbega ariko n'amasomo naho none yakurikiraniraga narindimo ariko byose birarangiye. Amasomo yararangije? Yego. Yarangirije he? Muri University of Kigali. University of Kigali ishami rya Musanze. Yego. Jose uyu munsi rero waje muri Iwacu na Muzika Festival. Ni nuwe muhanzi wakuzanye mbega mu byukuri wakoze ku mudego batije kumureba? Ireka nkubwize ukuri. Nta nubwo narenze abahanzi barimo. Oya. Gusa nyine sinkubwiye ko bambwiye mu gitondo ko uyu munsi yari ikirori. Gusa Iwacu na Muzika nzi uko ikora ariko ntago narinzi ngo ari abahanzi baristinze abanabo. Uje ahangaha utazi umuhanzi n'umwe muri Iwacu Muzika urimo? Ni ukuri kose cyakoze ngeze mu nzira navuganye n'umushiti wanjye kuri telefone arabambwira wumvise ko ari monde aba yambwiye Ariel ambwira Juno ambwira King James ambwira na Neringabo. umuhanzi ninde ukundamo? Nkundamo sha bose ndabakunda bose. Ni gahunda ya ntiteranya se? No ntago ari gahunda. Okay uri kugira ngo nkubwire nkunda cyane? Yego. Bo muri abo ngabo Ariel wese ndamukunda cyane kurusha abandi? Yego. Ya performance hari? Ako na Bulldog ari inshuti yanjye inde inshuti yawe? Bulldog ni inshuti yawe? Ndabona agiye yirukanka. Turamuvuga akahita nagiye gusuza Bulldog aravuze ati ni inshuti yanjye sinzi reka turebe ariko ndabona agarutse. Buda ni umwe mu bahanzi nabo bagaragaje performance nziza cyane. No muhanzi watangiye za 2008 2009 ariko uyu munsi wa none biratangaje kuba Bulldog ari umuhanzi ugikunzwe ari umuhanzi ugishagawe ari umuhanzi ugishakwa na public. Nawe abyitangariza avuga ati hari indirimbo nyinshi bagiye bakora muri 5 Star studio yabaga n'ubundi hani Musanze bagiye bakoramo imiziki myinshi igiye itandukanye. Uyu munsi wa none Bulldog yagarutse i Musanze kandi tafuke ngo yagize ibihe byiza cyane. Uyu munsi rero twabonye ibihe byiza bya Bulldog kandi ni umuhanzi navuga yuko nawe ugifite consistency ndetse n'abaturage bacyamukunze. Uyu munsi rero reka mvuge ngo cyangwa se kano kanya reka mvuge ngo Riderman cyangwa se igisumizi ari on the stage. Reka rero dukurikirane tumenye ngo ni ibiki biri kujya mbere cyangwa se Riderman agiye kwitwara gute par rapport yabo ngabo namaze kukubwira Juno Kizigenza Ariel ndetse na
na Kemozero cyangwa se Bulldog. Riderman ni iki gishya dufitiye imyambaro myiza. Nibagiye kuvuga Neringabo. Neringabo ni umwe mu banzi baje bambaye costumes cyangwa se costume yabo yari imeze neza cyane cyangwa outfit. Yari ameze neza cyane. Yambaye nka Captain America ameze neza cyane kabisa uvuga ko ubona ko stage yateguye neza cyane. So ni Riderman Riderzo cyangwa se igisumizi reka turebe ibyo aduteguriye uyu munsi wa none nabyo bigiye kunyura muri highlight kugira ngo ibintu bisheho kugenda neza cyane. Ndakwibutsa yuko ukiri ku mpinga turi mu mpinga y'umusozi turi mu mpinga y'akarere ka Musanze kugira ngo tukwereke whatever you want to see whatever you can see ibyo ngibyo turabikwereka n'ibyo utabasha kubona ibyo byose turabikwereka ku mpinga media nitweme confiance impinga media dans plan to mise stay on touch stay tuned. Yes, mu kugenda rero ntembera nkabamuye n'umwe mu mwakunze muri cinema nyarwanda cyangwa se benshi bamuzi nka Muganga. Reka kano kanya tuganire twumve ngo reka tuganire twumve. Ndakwakiriye. Murakoze cyane. Ameze neza. Meze neza. Wambaye neza pe. Murakoze. Hari abantu badakunda kukubona kenshi nyuma ya filme uyu munsi none bashaka kuba bagiye kukubona cyangwa se bakubona gake. Nago numvise waravuze? Narivuze ni hari abantu badakunda kukubona cyane nyuma ya kamera uyu munsi bagiye kugirwa amahirwe yo kukubona. Impamvu nari nanjye mvuga ni wambaye neza pe. Murakoze cyane. Ni ko usanzwe wambara? Yego, nambara gutya. Kuva hasi cyane ku nzara kugenda uzamuka ubona ko ari ibintu bisa neza cyane. Ni outfit watekereje gute? Sa? Ni outfit watekereje gute? Nkunda umukara muri Ateye. Nkunda kwambara umukara. So rero navuga ko umukara okay ni nkaho ariyo choice nyine ikunda kunzamo cyane. So rero navuze reka nambara umukara kubera na weather iriho. Navuga ko nambara umukara nyine like nuko byaje. Okay, uranyemera nkoresha izina rya Muganga? Nta kibazo. Uyu munsi wa none biragoye cyangwa se kenshi cyane tubona abantu bo muri sinema nyarwanda baza kureba imiziki especially nk'ibitaramo bya iwacu na muzika. Ni ibintu byahuranye kuko wari uri Musanze cyangwa ni ibintu byaguturukije Kigali uza kureba? Byanguye Kigali nza kureba ko ngiye nkunda entertainment muri rusange. So navuye Musanze nje hano nyine naje kubashyigikira abantu bose nyine bari hano. Yego. Dufite na pe abahanzi benshi batandukanye. Niwe wawukuriye kurusha abandi? Navuga Juno niwe nabashije kubona abandi naje bavuyeho Juno na Bulldog nawe ndabona ari sawa negereje no kureba abandi bagiye gukurikiraho. Ukiri i Kigali rero cyangwa se ugipanga kuza ninde wari mbega nanivuze ninde wagukuriye ninde wari ufite amatsiko kurusha abandi ugati okay nshobora kuza kubera impamvu y'iyo ngoyo? King James. King James kwego ntabwo ndamubona kuri stage na rimwe. Ntabwo na King James kuri stage na rimwe. Ntabwo ndamubona live kuri stage. Even niyo yabaga arya yigeze yitabira gumagumana. Na twa ya kabiri. Ntabwo nigeze mubona na rimwe. Ari gumagumana mwagize witabira? Oya nta nimwe. Wari ukiri ku ishuri? Oya nari naragira uburenganzira narahabwa uburenganzira bwo kujya mu bitaramo. Yego. Utegereje kureba King James? Yego. Uno kamana gutaha? Cyane. Uramukunda? Yeah, of course. Aririmba neza n'umuhanzi twese twemera, you know, nibyo navuga. Reka tubasiga ari babiri, King James ndetse na Juno Kizigenza. Tuvuye ko babonye bagiye guperforminga, wajya kureba nde? Bose n'abahanga. Ndavuga aho wajya wowe. Basigare bari mwaka gihuye undi akajya Musanze, wajya he? Biracanze. Bose najya kubareba. Bose wajya kubareba? Wanza kwiteranya? Ntabwo ari kwanga kwiteranya ariko navuga ko okay let me be honest. Najya kureba King James kuko Juno navuga ko like nawe arabirizi ararenze ariko nkunda indirimbo za James kurusha za Juno. Yego. Niye ndirimbo ya James ukunda kurusha izindi? Reka mvuge iyo meruka kugaragaramo yitwa Moana. Iyo meruka kugaragaramo. Narayikunze cyane. Merci. Yes, ni nacyo n'ubundi nagiye gukomozaho. Niki utekereza ko cyatumye King James agwitamo kuruta abandi? Sinatekereza iki wenda yabonye ko ari nje fitinga role yashakaga. I don't know. Niyo kwa approachinze ni wa approachinze. Je approachinga sinari nzi ko agiye kuyikora. Bose niwe. Niyo kwa approaching. Niyo ndimba mbere warugiyemo? Oya ni ya kabiri. Iya mbere ni ihe? Ndotsa ya Payasi, Uncle Austin na
na platine. Yego. Nindi mpano no muri wifitemo cyangwa ni ibintu bihurirana gutya? Ni yindi mpano nifitemo. Ya, ndabikunda ariko ntago nabikora nk'umwuga kuba umuvixen. Ntago nabikora nk'uko nkora acting. Kubera iki? Niko niyumva, niko mbibona. Babyongera amafaranga? Sa? Babyongera amafaranga ntago ushaka kuba wahitamo nk'umwuga? Ntago mbizi. Iyo hajemo akantu k'amafaranga hazamo akantu ngo kubitekerezaho kabere. Okay, uyu munsi wa none rero uri umwe mu bakobwa, reka nkwita ko ukiri mutoya nubwo bidakabije ariko uri cyangwa se uhagaze neza muri sinema nyarwanda. Hari igihe utekereza ko uzakora sinema yawe cyangwa se uzakora filme yawe? hari igihe kizagera. Byari? Surprise. Nabibona. Ni ibintu kubanga cyakoze. Agari kuba niko navuga. Hari izi projet zitandukanye na sinema cyangwa se na video fiction no kuba mu video fiction wavuga abantu bashaka kwitega kuri wowe? Siga nda hosting. Yego. Hosting nibyo ndimo cyane muri no minsi. Hehe. Hari aho bita Pentagon, Kicukiro, naho bita The Aces Lounge. Ya, hose ni muri Kicukiro. Yeah. Reka mvuge kuri wa mukobwa w'Urwanyo nkanita Pendo. Cyane mbirimo. Oya ntago ari nkawe. Ngiye ku giti cyane. Giti cyawe oya. Nuko ari ukunda kubivuga kenshi. Nagushimira. Urakoze cyane. Wakoze cyane nawe. Ni Emmy Nyawe, ni umwe mu banyamakuru bafite uburambe muri no Ateye by'umwihariko mu gisata cy'imyidagaduro, ni umwe mu banyamakuru banyuze ku bitangazamakuru bitandukanye. Uyu munsi ni umunyamakuru wa Isibo Group, Isibo Radio, ariko nanone akaba ari akorera ku gitangazamakuru cyawe cya Emmy Nyawe. CEO wa Emmy Nyawe. Okay, Emmy ndakwakiriye. Asante sana, mumeze mute? Tumeze neza. Nanjye meze neza imusanze. Umuntu wanzanye hano hantu n'abahanzi bose, ariko umuntu witwa Bulldog mu muhereza indabozi. Bulldog n'ubundi aracyariho. Man, none surabana ibi bintu si bibyo, nago abanyarwanda nago dukunda ukuri. Ibi bintu Kevin kadari kubikora. Nago mbizi. Wivuga ngo nago bizi. Nimukabesha abantu mujye muvugisha ukuri. Ubona ko kuba barasimbuje Bulldog bakamusimbuza Kevin kadari icyemezo kiza bafashe? Ni byiza cyane excellent. Kubera yuko aba bana reba nuza bakoze, reba mukanya, reba ku mbuga nkoranyambaga ibintu biriho. Aba bana ntabwo baramenya ibintu bashaka muri ubu buzima. Umunsi mwamenya ibintu mushaka muri uyu muziki nibwo muzatera imbere. None se buretse uzi gusoma? Etse nkwereka batorotse aburi burengera abaje muri Amerika. Sinabibabwiye. Ugenda urebe mu kiganiro nakoze, naravuze ngo nimubona Kevin Kade agarutse muri Kigali muzashima Imana. Batorotse. Reka nkwereka ukuntu bimeze. Nukubera iki Bulldog bakuzanye? Dufite Juno Kizigenza, dufite King James. Gute uvuze Bulldog wenyine? King James yaririmbye. Oya ntabwo araririmba. Niyo mpamvu nari ngo baje ngo King James yaririmbye. Waravuze ngo Bulldog niwe wakuzanye. Iki nicyo gita, iyi niyo show ya mbere. Reba comment ya Baburi burengero. Ntabwo bari kubabona. Reka nkubwire. Trump se ko nawe yiteguye kubagarura bushorashora arabagarura muri Kigali. Ariko ni gute ushobora kuba uri mu gihugu nk'u Rwanda? Bro, cisha amaso muri no public urebe. Yirebe mwo hano yirebe. Wayibonye? Ndimo nayibona. Reba kuni public ingana. Ndimo nayibona. Reba abantu bari hano bose. Ndababona. Reba hari. Nurangiza umuntu nka Bubu agutumira mu bintu bye. Nurangiza uzana ubwenge buke. Ariko umuntu areba hari inyungu kurusha ahandi. Hehe. Muri Amerika. Hako biri. Amerika sirusha ubutaka u Rwanda. Amerika se nicyo kirusha u Rwanda. None se ubu niwe wishimiye kujya yirirwa? Si yari umusani. Yego. Igihe Medina Debeni bagendeye muri Amerika gitandukanye n'iki gihe bro. Yego. Sinzi nimba utabibona. Ndabibona. Niba uyu munsi ushobora kuba wareka show nk'iyi, uyu munsi umuntu witwa Kevin Kade iyo aza muri iyi show
yari gukorera amafaranga yubashwe mu gihugu, aba banyamusanze bamuzi, abanyagicumbi bakamumenya, abanyabutare bakabimenya, akageza igihe ategura ibintu bye. Uriya ntabwo ari bwiza, bwiza ntabwo ari hano, singuriya. Umuntu witwa Clement sari hano, nanjye ndi hano. Nawe urahari? Nanjye ndahari. Uri kubyumva? Aba ni abantu, uri kubyumva? Bro, aba bana bakeneye ibintu. Ngenda ngaya abantu bavuga ngo hari abahanzi bakizamuka, ngo umuhanzi ukizamuka utarabasha kwandastandinga icyo akeneye. Njye nabwiye umuntu ndamubwira ngo ntago abahanzi bo mu Rwanda bamwe na bamwe baramenya target market y'ibihangano byabo n'ibyo bakeneye mu muziki. Shout out kuri Disikirem babwira ibintu ntago mujya mu byumva, kandi ibintu ababwira murabibona, ibintu mbabwira murabibona. Iyo twicaye tukababwira ibintu ngo muri abanyamatiku, ngo muri biki. Reba Bulldog bro, amaze imyaka ingahe Bulldog mu muziki? kuva 2008. Nese abantu ntago bishimye cyane. Nose Emmy, ni performance ya Juno wayibonye gute nkawe nk'umunyamakuru? Ntukizigenza arakazi. Imyaka 5 amaze mu muziki na performance yakoze ubona bihura? Ye nirwo rwego rwe. Nirwo rwego. Ndavuga ko ahubwo yakoze performance ruta imyaka ye. Afite ibitaramo byinshi imbere, afite ibindi bintu byinshi agomba gukora. Buri muhanzi wese waciye hano kuri no stage perfect. Na Kivumbi uretse Kivumbi, ahubwo Kivumbi akwiye n'amashyi. Kubera iki? Indirimbo rega za Kivumbi zumbwa n'abasirimu. Ndabeshyara, indirimbo za Kivumbi zumbwa n'abasirimu. Urasa barasa abasirimu baravanze. Si bavanze se? Kukigira kuri kwinshi Emmy. Ntago ari ukuri kwishi. Kivumbi ni umusani. Kivumbi ni umusani w'abakire. Yego. Arebe uramutumira muri Kigali Universe ikamera gutya, kubera ko hari ahantu hari abantu bandastanding ibintu aririmba. Uri kubyumva? Abo bantu barabyumva. Rero kuzana Kivumbi muri aba baturage ukabona na vibe akaririmba indirimbo y'ukabona abantu barazivibinga, none se wagira ngo ashimisha abaye bana. Ni MTN wacu na muzika Ariel wayize utamumbajije wabukoza amahano we mana mo bebe. Ariel chérie bebe mwa 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 mwa. yakoze iki? Ariel wayize bwa mbere ahuye n'abaturage bangana gutya bro, baje mu muziki. Abo bushize yahuye nabo mu kwamamaza umukuru w'igihugu, ariko ubu ngubu bro ni Ariel n'umuziki we. Sheri wamaye urukundo bebe, wamaye urukundo. Mu rukundo nzakwiyandikaho. Uyu mwana ararenze bro. Bashaka kwandika Ariel Ways. Bashaka kwandika Ariel Ways. Ibintu yakoreye i Musanze, respect. Muzavuga iki? Nese Emmy, nibyo ngiye kukubwira ni MTN wacu na muzika 2025. Ni inshuro ya mbere i Musanze. Mbega nuvuga ngo turu bagomba gukora batangira i Musanze. Ubwitabire urabubona gute nkawe nk'umunyamakuru? Ubwitabire ni neza. Ubwitabire bumeze neza, nta kibazo gihari. Abanyamusanze kabisa mu kuyisare. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru, asante sana. Gushyigikira umuziki nyarwanda, gushyigikira abahanzi ni byiza. Hani Musanze mufite impano, bakiji barahari n'abandi bazazamuka. Ahubwo butaha dutegereje kubona byibura nk'umuhanzi wo muri Musanze cyangwa no mu tundi turere nawe arimo atari abahanzi b'Abanyakigali gusa. Icyo nicyo uvuga we bakongeraho mu byo bakoze ni sawa. Icyo nicyo cyonyine bakongera ku ruhande rw'abategura MTN wacu muzika. Abahanzi babongerera nimba ibitaramo byatangiraga saa 9 nibabizane saa 8 kugira ngo umuhanzi byibura bamuhereze igihe gihagije aririmbira abafana be. Ariel Ways wowe yankomye bro. Mwaka message. Aka message namuha. Ariel uri umuntu wa danje. Yo ka message muhaye. Emmy, asante sana.